ati hayi 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 nk'ibisanzwe ni translator tu ndabashojeho muri hirya no hino mugubwe neza n'ubundi mbazaniye za story zanjye mbabwira nimba umuntu flowing ntacyo bitwaye wanga kubaza agakingizo muri boutique ugateye isoni umukobwa kazi wanya ati mwaramutse pere ati mwaramutse mwana wacu ati tubafashe gute ati umuhungu wanyu yaneye inda shaka imyenda y'umwana ubwo ni ikihe yihenze uhenzwe hese ubwo ari agakingirizo wanze kugura igiceri cy'ijana n'imyenda ugiye kugura 50,000 niki kiguhenze amande nimba umva unkunga story zanjye following kabisa ciao ciao